mbere kugira ngo njya kuvuga ku ndirimbo ya Bruce Melodie ndabanza mvuga ku makuru nikuriye imihanda abantu ku bintu bimaze igihe biba kuri Bruce Melodie byatangiye kuvugwa yuko ngigihe kigeze ng'Imana imugaragaze nawe ngo ubugome yakoreye abantu. Oya hari ubugome yakoze se Bruce Melodie cyane bigenda bivugwa. Bruce Melodie akakanya urimo kuzira uwitwa Piano de Groovement akaba ari kubazwa uwitwa Fazo akaba ari kubazwa uwitwa Majid Black akaba ari kubazwa uwitwa Yago Pondati. Oya se kandi Yago cyane Marina babana baramwicaje uwitwa Bwiza yaraje arakubita shira hasi. Oya se kandi uwitwa Riel Wezi baraza baricaza Barine Sano baricaza. Biragoye cyane kugira ngo mbwire yego Marina ni mukuru kuri bo nyine yarakoze mbere yabo ariko nanone ababana baramwicaje reka tujye tunemera. Binavuga yuko soon uwitwa Sami Switch muri giti business ari hafi gusohokamo. Juno icara wige rwose ufasha abanyarwanda. Yego audio makana Spotify shobora kubiguha amafaranga menshi ariko se Juno koko nimba baguhamagara ugaca miliyoni 20 kuri show imwe ukaba ushaka kurya amafaranga ngo ngayo bahaye abandi bantu koko Juno ubu koko tuvugisha ukuri. Reka ngushimire cyane wowe dukurikirana ku ISANO Media Entertainment. Nkubwira ni warakoze ko subscribe. Nawe utarayikora reka nkubwire ni aka kanya niko keza cyane ko wayikora ubundi tete tubana umunsi ku wundi. Reka ni mbibutse cyane kuba twasoza ariko SKY2. Yes. Meze neza. Meze sawa cyane. Nabona guhuze cyane. Nari ndimo ndategura umwandiko hari ibintu mba nkeneye kugenda nganiriza abantu. Nyejye ugenda ushyushye. Yego. Reka suzana badukurikira ari hino mu gihugu. Bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Ndetse n'umujyi wa Kigali. Cyane. Babwira ni bahahe baronke birinda n'icyorezo cyaje. Wacyumvishije? Icyo nimba bayita ngo bowarazi. Ngo mariba ngo mariki? Mabag. Ikibazo kimeze nabi cyane nacyo kimaze gufatwa n'abantu 26 ngo kikica abantu 8. Nabonye na RBC yarabyanditse ngo hari n'ibinini ngo bya paracetamol. Yego. Ngo nabyo biri kuzana utamenya. Byamaze guteshwa agaciro. Yego. Ibaze rero twisanze none muri guma mu rugo birashoboka tutirinze birashoboka. Reka nsuze na diaspora mbabwire ni badusengere. Cyane. Badusengere kuko oya nabo turabasengera kuko ikigeragezo cyaje kigera ahantu hose. Cyane. Kuko nshobora no kwinyabya nkagenda nkijyanye cyangwa ingendo zitemewe n'amategeko zikwiriye nanone kugenda zigabanyuka. Oya nta ngendo ariko tujye dukora twese zitemewe n'amategeko. Twe dukora ingendo zemewe n'amategeko. Oya harabipanga imirimo. Yego. SKY2 umeze neza ariko. Meze neza cyane ndashima Imana urebye ibintu ni neza. Ndahumeka urabona umunsi none nagarutse niterekeyemo akantu kaga karuvati. Buri yari kuwa mbere hari ukuntu macaka gushiramo utuntu tw'abantu babajistema. Agashati k'amakarokara ari niko babyita cyangwa babyita oya nkawe wacuje imyenda bitanguke. Uturi udushati twita batoneke yo wagateguyeho nk'uku kaba kagufitinga. Hari ukuntu hari umwandi kujya kuvuga ubundi biterwa n'umwandi kugiye kurekuraho. Iyo ugiye kurekura kuri ku bantu bakomeye ubugomba gusa nkabo. Kuko aka kanya ndashaka ko tuza kwinjira muri chapitre ya 2 tugakora ikintu kijyanye n'ubusesenguzi bwimbitse mu rwego rwo kugira ngo twereke abantu ya showbiz abantu bakeneye itarimo ubugome itarimo amatika ariko ifite fact. Tukavuga ngo ibi bintu biragaragara ibi bintu ntibigaragara. Komeza ubanze unyinjize mu mwandiko turaza kuba twinjira. Yego. Muri no weekend se byayimeze biti? Weekend ni weekend yagenze neza ku ngeri zose ndetse cyane abantu bari muri yaba bari muri showbiz ndetse n'abari muri yaba n'abari muri sekira n'abari muri gospel. Urabona ko ibintu byari bimeze neza. Ni weekend yari imeze neza cyane mu bantu bibereye mu turere. Buretse ko n'abanyakigali nabo barimo neza cyane. Abenshi bari mu ntara. Abenshi bari mu ntara ariko barayibagarutse kubera ko no kuvuga ngo kuyisaba ku cyumweru mu gitondo hari igiterane cyitwa Shima Rwanda Shima Imana cyabereye muri Stade Amahoro hari ku cyumweru uruko ku munsi wo kwa gatanu ikipe ya Rayon Sport yari iri Rubavu cyane. Aperi nayo yari yazamutse. Aperi rero yahahuriye n'amarira menshi cyane ubwo kunganya 0-0 simbizi. Icyambere nuko banganyije ariko urumva nta byishimo. Urumva guturuka hanze hari bayitesheje agaciro bayimenaguye igaruka yimyiza imoso. Urumva ko nabyo ni bimwe mu bintu abantu bakwiriye kuzajya bitekerezaho bakicara bakavuga yuko football buriya ntago ari nk'umuziki bariridunda ibintu bibaho. Uyu munsi hari igihe ubumeze neza mu kibuga
ejo ibintu ntibigende neza. Reka twihanganisha abafana ba APR, ushobora gusanga ikipe yabo yari inaniwe. Tunashimira Gikundiro yanjye nshaka kukuzanamo, ndashaka kugusigisha amarangi ya Rayon Sport kuri match za Rayon, hirwa ukajya uba ufite ibara ry'umweru n'ubururu. Bizangora se muyiyenzi, ariko uzabikora. Nzabikora kubera ko urumva ntabwo twaba dukorana gutya ngo ntuzatyaza ubwenge ngo nawe ushatse kuba se APR ntabwo umuntu atakyaza ubwenge akigumira muri APR. Biterwa nanone buri wese n'amahitamo yiwe, ariko ngiye kukugira bitewe inama burya jya umenya ibyiza wowe. Ariko so ubona APR idatwika wowe? Biterwa n'iki? Biterwa kuko ni ikipe navuga yuko ni nziza, ifite abakinnyi beza, Mugisha Gilbert barafinda, ni ishumi yanjye, ni bari Mamudu, barahari benshi na wa mukinnyi wa super manager. Ariko se super manager we byaje kugenda promoter kuri we promoter ibya super manager we byarengeye. Manager kameze neza, nabonye mu minsi yashize yarayise akazina Gaponda ati ngo niba ari ka super wazamuhiga super manager umuntu akaganira nawe. Niko tuzabikora, abafana baraza kutubwira niba ari ngombwa tuzabikora. Hanyuma ariko mbabaruru nzamure, mfite byinshi nshaka ko tuganiraho kuri iyi ncuro. Ndagira ngo abantu bamaze iminsi bakumbuye ubusesenguzi bwanjye butomboye bwerekerana mu bijyanye no mu gisate cya showbiz. Cyane cyane ibyo bintu hari inkuru zagiye zitrendinga mu minsi yashize ubwo nari ndi mu karuhuko, nari muri system yo gukora. Hari inkuru nshaka kugenda ngarukaho, nzigarukaho nerekana ubwino bwazo, tugenda twinjira mu mwandiko mu rwego kugira ngo duce amazimwe, kuko barabizi ko intazi n'ubundi ninjye ubufite ubwo bwino, ngira ngo tubanze tubwinjiremo. Ubwo nawe ugiye kuzibreakinga zararangiye? Ntazo ngiye ku breakinga, izo gese nda breakinga ni amakuru y'ubutasimba mfite, ariko ataba yarageze ku bantu, ariko abandi baba bagenda bajujura n'ubusesenguzi bwabo budafite agaciro, budafite fact. Ko bazo bavuga se ko ushobora kusiga utinya gukura amakuru. Aka niko kanya noneho kageze, igihe kirageze cyo kugira ngo ngaruke, kubera ko aba batipe njyewe n'ubwa mbere nze narababwiye ati njyewe iyo niteguye urugamba nzana nitwaje n'ikigomba kumfasha kururwana. Ubu nzanye cyitwa electronic prepared launcher, ni igisasu cyiza nyine giteguye, ni rocket electronic prepared launcher. Nurumva ni rocket biba biza bibomora byinjira, ariko ni cya gisasu nyine n'ubundi kibangamira uwashatse kuwataka uwo muntu. Yego Mwangu uyu munsi ntabwo ufite nta kibazo mfite, ndi no muri mood by the way. Ndi muri mood meze neza cyane. Buriyo na time ka B1 G urabona n'ukuntu ikirere cyazindutse kimeze mu gitondo, hari ukuntu ubuzima buba bumeze neza. Yego SKY2 yego ariko wambaye n'utuneti twizana nibaje. Urakoze cyane wamfura we. Urabizi ko ibi bintu niyo ndwara ndwaye mu gihe abandi baba barwaye za diabete n'imitima, abandi barwaye za depression. Depression yanjye n'uguhora nsa neza. Ariko se na pressure ugira? Ntayo nagira kubera ko harabona maze kumva ngo basige barwana indwara za pressure. Ibyo bintu bajye babirwara kuko nibo babyitera, kuko nta muntu utabafite depression. Ibyo bintu n'ibintu maze n'igihe murambwira abantu, nta muntu w'umugabo ugomba kugira depression. Ugira depression y'iki? Byonyine iyo depression wowe banze umenye ngo yatewe n'iki. Ese wowe ni wowe wayiteye? Ni ibintu bibaho kuri iyi si twese nyine biza uko nguko bimeze, niko twese twabyisanzemo yerwa. Ni nayo mpamvu ibyo bintu tutagomba kubitekerezaho cyane, kuko ibihe birahinduka. Nyinjiza mu mwandiko rero mbanze nshyuye, hari ibintu nshaka ko tuza kugarukaho. Yego ariko SKY2 tukiraho ngo muri weekend uko byagenze, Itayiwacu Bruce ibyo byihorere, ibyo turaza kubyinjiramo muri chapitre ya 2, kuko ndagira ngo tubanze twinjire mu mwandiko w'icyitwa Iwacu Muzika Festival. Iwacu Muzika Festival. Ushaka kwivuga iki SKY2? Ndashaka kugira ngo tuyigarukeho, kuko maze iminsi mbona hari abanyamakuru bagiye babiteraho amagambo, bagenda bamwe na bamwe babeserera, abandi bafata abandi bavuga ibyo bishakiye, abandi bagenda bavuga ati iyi Iwacu Muzika Festival abantu bamwe ntabwo bagiye bayumvamo kuri, bavuze ko yagiye igaragaramo ikintu bita uburiganya. Gutese ibyo turagenda n'ukuri ibyo bintu njyewe ni impamvu nshaka ko tubyinjiramo, ngira ngo tunabisobanura abantu muri rusange. Ndagira ngo mbanze mbibutse icyitwa Guma Superstar. Guma Superstar bwa mbere yaraje ihinduriro abahanzi ubuzima cyane, sibyo cyane. Wibuke muri biriya bihe bya Guma nibwo twatangiye kubona umuhanzi
ushobora kuba yakorera amafaranga afatika kuko muri kiragi akigura imodoka akiba yakigura imodoka agakodesha inzu nziza ubuzima bugatangira guhinduka nicyo gihe twatangiye kubona ko umuziki wacu utangiye kugenda uzamo ikijyanye n'amafaranga kuko sinzi nimba wibuka iyitwa East African Promoter yatangiye irimo uwitwa Mushoma Bubu nano baracyarimo ariko niwe nyine ndi kukubwira niwe owner harimo uwitwa Clement Ishimwe Clement uramuzi boss wa Kina Music harimo nundi mu boss bita Landry waje gucomokamo hakayitazamo umuhanzi wa kera witwaga DMS ari warushinzwe ibya market ari wowe wari marketing manager abo bose baje kuvamo witwa Clement yaje kuvamo yaje kuva muri EP ba Landry baragenda EP gumamo uwitwa ba Aimable nibo bakiri kumwe na Bubu nibo bantu ubona ko bagiye bategura izo project haza nundi mu event organizer wigaragaje uwitwa Bruce Melodie sinzi nimba umuzi Bruce Melodie Bruce Melodie nawe numwe mu ba event organizer bateguye ibitaramo byinshi bigiye bikomakomeye muri iki gihugu byagiye ubona ko byagiye bisupporting umuziki nyarwanda nibwo haje kugwamo haje kwisangamo muri urabyibuka ko ubwo kumaguma yari imeze nk'ihagaze East African Promoter niyo yaje kuzana ikitwa iyi ariyo Iwacu Muzika Iwacu Muzika Festival niyo yaje kuza izari ku nkunga ya MTN urabyibuka ko mu bihe byashize twabonyemo abahanzi baje batandukanya aribo bagendaga bakora kandi bose batendingaga uko umwaka washize ndabyibuka ko twabonyemo umuhanzi Afrique akakanya ndi kwibaza ngo ari yeke ibyo nabyo nzabikurikirana Afrika amazigi atagaragara ibyo ndabeshya abantu mudukurikiranye mujye muri comment muvugisha ukuri umuhanzi Afrique akakanya sinzi ahantu ari kubarizwa meruka avuga ngo azadropinga album sinzi herezo ryayo nimba koko ibyo abantu bagenda bavuga ko witwa Njuga ashobora kuba yaramutaye yawuze yaramutaye mu bihano Njuga aracyo managinga ashobora kutamu managinga kandi numva ngo hari ukuntu ngo banjuga ngo buriya ngo nabo ngiyo bahemukiye ngo bagenda bazenguruka gitangazamakuru ryose bagenda bavuga ibyo bintu bigatuma credibility y'umuhanzi igenda igabanyuka no kumwicira fame bitewe n'amabanga bafitanye kwa kundi umuntu arekura wundi rokete ibyo biba biraje nawe niko byagenze nawe gute ngo nuze kamara kure ko rokete ngo byahise bigenda bihinduka hoyange ibyo nago biramba nabyitaho icyambere nge niko hari ibyanjye mba ndi kugenda nubaka niyo mpamvu ibyo naba nshaka no kugenda mbigarukaho yego Jewe ndagira ngo twinjire maze iminsi mbona ku mihanda ndetse n'ababorogazi bagiye batandukanye bagenda bikoma aba banyamakuru gutese kandi hari umunyamakuru ukunda kugarukaho mu biganiro uwitwa Lucky Nzeyimana Emmy ndetse n'uwitwa Hamisi wo kwisango star Hamisi Lucky Nzeyimana Emmy uyu Hamisi na Emmy ni bamwe mu bantu bifashishijwe mu gutora abahanzi bazitabira Iwacu Muzika Festival ubona ko ari bamwe mu bintu n'abantu batigeze bagenda bagarukaho batagiye bumvikanwaho mu buryo bugiye butandukanye yego aribwo bw'ubu hari abantu amahitamo sinzi uragenda umfasha yego turaza turebe ese koko aba bahanzi batowe muri Iwacu Muzika Festival iyobowe na Mushoma Bubu akifashishwa n'abo banyamakuru b'inararibonye ubona ko bari trendy banafite ukuri banareberera mu ishusho nziza mu kuba bakifashishwa mu gutora abo bahanzi baraza kuza bakaza muri Iwacu na Muzika Iwacu na Muzika ejo bundi ijya gutangira nibwo twagiye kubona tubona inkuru tubona n'abahanzi bari ku rutonde bazitabira Iwacu na Muzika yego turaza tubona uwitwa Dani nanone bwiza buretse gato turagenda etape par etape yego uyu Dani nanone no muhanzi w'umuraperi wagarukanye kamubaka imeze neza cyane do you understand aranaza anakora n'igitaramo aronshinga album yiwe irakundwa yitabiriwe n'abahanzi bagiye batandukanye cyane uyu muhanzi kuri iyi ncuro ndagira ngo mfashe muri chapitre yacu mumbabarire tubanze tumwimure kuri uyu munsi akwiye kwimurwa rwose nge ndamwimura Dani nanone umwimura iki impamvu umwimuye nayindi yego ibaze kuba ari umuhanzi wakubise imyaka igera muri 3 yonyine se ni 3
n'itatu atari kugaragara yaragiye ku Nyundo ari muri zino stress za family issues gufungwa gukorwaho inkuru zigiye zitandukanye sibyo ibyo ni ibintu byari kumucinege ariko agaruka kuri album iyo yitwa Iminsi Myinshi yanashimwe n'abantu by the way n'abantu barayitabiriye shoreka tubashimire tuza tumwimure cyane tuza tugaruke kuri uyu bushari turagaruka kuri uyu bushari bushari ni umwe mu bahanzi cyane ngira ngo nawe umfasha tutekerezeho turebe nimba koko kuri inshuro tumwimura bushari yego kuko ni umwe mu bahanzi urebye population y'abanyarwanda ndetse na comment nagiye nkurikirana ku muhanda n'amagambo avuga ku muhanda abenshi bagarukaho ku kibazo cy'uwitwa bushari ngo wagaragaye ngo muri Iwacu Muzika Festival ngo atarabikwiriye ngo umwaka washize atarakoze kubera iki bavugaga yuko uyu mwanya bushari yagiyemo wari kujyamo witwa Bulldog kuko muri uyu mwaka washize ubibonye ko performance ya Bulldog yari iri hejuru cyane kuruta ya bushari kuko bushari yari ari bize kuri album ari gutegura album arangije anikoza mu gitaramo cyo yari yagiyemo muri France ubona yuko hari indirimbo atajya akora buretse indirimbo ya indi yakoranye na Papa Cyangwe na byagenge ubona ko ariyo ndirimbo yagaragaye abandi bakavuga ati ni gute bushari yagaragaye muri Iwacu na Muzika atarigeze akora muri uyu mwaka hari yakwiriye kuzamo Bulldog akaza kigaragaza cyangwa bagashyiramo Fireman wenda Bulldog atagaragara hakagaragara Fireman hari n'undi muhungu wakoze buretse gato inde Fireman uyu mwaka yarakoze arawushize turi kuvuga mu baraperi nyine nani niho ndi kureba aho ni muhungu wakoze witwa Zeo Trap Zeo yarakoze ariko nanone nitujya kuri Zeo nitujya gutora kuri Zeo nanone hari movement aba bantu bagenda batoreraho zigiye zitandukanye ari nazo natwe aka kanya tutazi izaba bagabo batatu bakemangwaho abantu batavugaho rumwe bavuga ati uwitwa uyu Lucky Nzeyimana Emmy Amisango bavuga yuko bo ngo bagaragaje amarangamutima yabo bitorera babahanzi babo kuko ari inshuti zabo kuko ari abantu babo birirwana mu buzima bwa buri munsi binavugwa yuko ngo hari n'igihe ngo bashobora gusanga ngo aba bahanzi batowe ngo aba bajama babagiye batora bano bantu aba ba Rukumani ndetse n'aba ngaba ba Emmy na ba Misi ngo bivugwa yuko ngo bari aba managers bafite bano bahanzi hari ukuntu bavugana ngo ku mafaranga bari abahanzi baba bakoreye ngo bakagira ute ngo bakayagabana ibyo niko bivugwa n'amakuru ava ku mihanda nibaza ngo se koko nimba koko ari uko nguko ibyo bintu bimeze nimba koko abo ba manager bafata abo bahanzi bakabajyana muri iyi Iwacu Muzika Festival itangwamo ayo mafaranga menshi kuri buri muhanzi abo manager bakagira icyo bagenera abanyamakuru batoye Aline Sano yabura amafaranga n'ingagarizi mu managing ntabwo yabura aho ntabwo ndibuze kubyemera kuko buriya sibyo tugenda dukomeza nasubye nabura amafaranga kujya ukidajyemo ntabwo wayabura ariko nanone ukibaza ngo ese ni ikihe nyine kibitera abantu baragira uti Aline Sano yarakoze cyane kurusha uwitwa Bwiza nawe wabireba tujye tuvugisha ntabwo nabyemera nanjye nyine nibyo bintu ngira ngo tujye twinjiramo Bwiza yarakoze cyane no muri campaign nibyo ngira ngo tugende twimura yego Aline Sano yarakoze nawe ubihakana ariko nitujya kureba kuri standard ya Bwiza turaza mu mwandiko Bwiza tumwimure cyane Bwiza wahuye na esheke yo gutandukana na Rebo yabarizwagamo yitwa Kikas Entertainment yari yawewe n'umuboss bita Kintu baje gutandukana na boss Kintu iyo ni breaking news abantu barabizi buretse ko abantu batigeze babivuga uwitwa Kintu utakiri muri management yande ya Bwiza ubaka kanya Bwiza uri ku managingwa n'uwitwa Claude ari we wanahoze ari manager wa Kikas n'iryo zina araritwara uyu Claude ni umwe mu bantu nzi twaniganye ku ishuri kuri Apasi yarayoboye ndabyibuka ko we yaranayoboye kuva nagera ku ishuri 2013 urumva kuyobora n'ibintu bye n'ubu nasanze ari umuntu uyobora entertainment ku ishuri ubona ko ari anakorano yanakoraga no mu mujyi wa Kigali mu bintu by'urubyiruko nyine bya entertainment ni umuntu usobanukiwe showbiz
uyu Claude ni umuntu uziranye n'aba ba Lucky Nzeyimana nabayemo ikinege n'aba bahami isango kuko bamaranye imyaka myinshi. Yego. Gufata Bwiza akamudevelopa akanamukoresha muri campaign, sinzi nimba warabonye indirimbo Bwiza yakoranye na Bruce Melodie, ni imwe mu ndirimbo nziza yamushyize ku rundi rwego, yamwambukije ikiraro. Ibyo uvuga ni ukuri. Ahubwo ngewe aka kanya iyo mbonye iriya ndirimbo hita nsanga iriya ndirimbo yaragaruye Bruce Melodie mu mwandiko. Oya se kandi cyane. Kubera iki? Bruce Melodie yari amaze igihe adasohora indirimbo, aheruka afunga macho when she's around niyo yaherukaga atubwira ko azasohora indirimbo bita Soweto. Yego, urayibuka ko Soweto yari imaze igihe igize ute ivugwa ariko itagira ute idasohoka, itajya hanze. Yego, ibyo ni bimwe mu bintu byagiye bigaragara. Sinzi nimba nawe ubwawe ku giti cyawe waragiye ubibona. Bwiza aramuzana bakorana indirimbo. Hari ikiganiro nigeze no gukora ndabreakinga ndamvuga ati uwitwa Bwiza asuye Bruce Melodie, abantu ntitwabyumva kimwe. Bamwe baravuga ngo reka ariko ubona yuko iriya ndirimbo yasigarura Bruce Melodie mu mwandiko, ari nabwo Bruce Melodie yahise yisanga nawe muri campaign ayoboye bari kuyiperformingana cyane, kuko Bruce Melodie abantu twese muri campaign twari tuzi ko indirimbo ashobora kuba azakoresha cyangwa se ndetse azakoresha ni ya ndirimbo twatoye, niyo twese twitegaga twavuga ati iyi niyo ndirimbo tuzabona. Hari adukubise cy'umutwe iriya yo ni indirimbo iza ihoraho, sibyo? Ariko ubona ko iriya yabwiza isi imuzana mu mwandiko, buriya ku mpande zose ni indirimbo zabafashije bombi. Iriya ni indirimbo yaje fasha Bwiza, ifasha na Bruce Melodie, ariko umuntu yagiriye inyungu cyane ni Bwiza, kuko bakakanya urwego Bwiza ariho ni urwego ubona ko rushimishije. Ni umwe mu bakobwa ubona yuko dufite mu bahanzikazi dufite bari gutanga icyizere cy'ejo hazaza, ubona ko Bwiza ari mu mwandiko. Kuri inshuro Bwiza ndamwimura. Bwiza arimutse Aline Sano kuri inshuro ndamubwira ati Aline Sano wamfura kazi we, mbabara ube wicaye uri kwiga nawe ushake manager uzi gukina deal. Aline Sano yicare yige, akeneye gufata amasomo. Nibyo cyane. None se nimba afite ibikorwa byiza, hari ibirori byinshi tudakunda kubona Aline Sano cyane, sibyo? Cyane. Kandi ubona ko ari umuhanzi mwiza ufite n'indirimbo ziri kuri standard, ubona ko ari indirimbo ziri gukora ziri muri system. Telefone kugivibura sawa eka ntaribi. Urumva ni indirimbo ubona yuko ni nziza, afite indirimbo yitwa My Head. Ni indirimbo nziza, nziza cyane, yagize magatsuna umunsi umwe. Yego, ni indirimbo nziza. Ariko Hirwa netuza kumureba ku kijyanye no kwitabira ibitaramo, urabona ko ibitaramo bya Aline Sano ni bike cyane ukurikije ibyo Bwiza abona. Bwiza abona ibitaramo byinshi, ariko nyine tukibaza ngo ese ni iyihe mpamvu Bwiza akunda kubona ibyo bitaramo? Nikakora cyane kurusha abandi, cyangwa niko afite manager umwitangira akamukorera ibyo bintu? Bwiza arakora nyine. Na Aline Sano arakora. Yego. Na Ariel Ways arakora cyane, ariko ubona ko Marina arakora. Na Marina arakora. Marina waranayirwariye by the way. Ariko Marina we rwose yaho Marina ari kwicara agafata amasomo. Marina we reka tube tumuretse, ararwaye ahubwo tumusengera Imana imurinda azagaruka amahoro. Marina we naba ari gufata amasomo. Marina babana baramwicaje nawe nukajya urengera. Marina babana baramwicaje, uwitwa Bwiza yaraje arakubita ashyira hasi. Uwitwa Ariel Ways baraza baricaza, Aline Sano baricaza. Biragoye cyane kugira ngo mbwire yego Marina ni mukuru kuri bo nyine yarakoze mbere yabo, ariko nanone aba bana baramwicaje. Reka tujye tunemera hari umuntu uzaho ukabona ko ari kugukubita nyine, ariko ari muri movement ari imbere yawe, ukabona ko ari ibyo bintu nyine bibiri ari umuntu uri kudepansa uri kwirukanka. Uwo ngo mu mwandiko we Marina reka tube tumuretse. Yego, Marina tuzahamagara Badirama yongera agaruka mu managing, nibwo Marina tuzongera kumubona. Wese kandi nese ko Badirama, none se Badirama gihari sibwo twabonaga Marina arekura ibintu. None se ubugiye kumbwira ngo koko urashaka tugaruke kuri Marina? Marina ejo bundi ntabwo yari yafashwe na Muyoboke, ariko yaravuze ngo ntabwo ubyibuka ko yari yafashwe na Muyoboke, barangiza bagahita banakora n'indirimbo na Wikibenda. Yego, nibyo. Iyo ntago ari indirimbo yari kuba yagaruye. Ntabwo Muyoboke ubwiwe yagiye muri interview akavuga ko Marina afite ibikorwa byinshi bagiye gukora bigiye gutwika.
ariko ubona ko nyine iyo twabonye ni iyi ngiyi nshyashya yakoze mama ariko yaravuze ngo Marina yavuze ngo ari kwimama ni papa mbere ko bari ba breakinze kari kumwe na Muyoboke bahise batandukana gute ibyo ni ibyabo kuko nta wegeze abana bari no gusinya kontra ushaka ko ibyo nyine ni byo gutwika ibyo nabyo tuba tugomba kubigarukaho ahubwo nk'umutasi byagenze biti ibyo nzabigarukaho ntago ari byo naje kugarukaho nakubwiye ko turi kwipanga ibijyanye n'iwacu na muzika festival niwo mwandiko wacu tugiye kwinjira mu bya Marina content ikeretse twayipangiye Marina tukagenda tugaruka ku ba manager biwe tukinjira mu kibazo kiwe reka icyo ikibazo reka tugishyire muri entre parenthèse reka Marina tumushyire muri entre parenthèse kuko ararwaye Marina tuzamugarukaho mu mwandiko nzagarukaho witwa Nita Pendo ngaruka no kuwitwa Isheja Sandrine tubashyire mu mwandiko abo ngabo reka tube tubashyize bandika hano tubibuze Isheja Marina na Isheja Sandrine Isheja ni warusigaye Isheja Sandrine hongu aba bantu mfite igihe cyabo nzagaruka nzabikwibutsa uzabinyibutse mfite aho nzabagarukaho mu mwandiko yego reka twikomereze yego turebe muri abo bahanzi bose tumaze kuvuga mu bangaye kuvuga Bwiza na Bushari yego na Dani nanone twamuvuze reka guhakaza Ruti Joel hakaza Ruti Joel na Chrisizi na Kenisoro Chrisizi na Kenisoro na Bruce Melo Bruce Melodie yego Bruce Melodie tahi wacu yego uyu Chrisizi ntago we turaza kubirenganyaho yego ntago Chrisizi we turaza yarakoze Chrisizi yarakoze yakoze amahit afite n'amahit song cyane rwose yaranagaragaye kuri social media ubona ko ari umupeti nyine ufite icyerekezo cya fresh Chrisizi ubona ko ari umuhanzi mwiza uri talented afite na creativity by the way niwe wikorera Chrisizi ni umubyinnyi Chrisizi niwe wafashije aba bapeti tubona ba General Benda ba Titi Brown ba Jojo Breeze niwe wabashutingaga aya ma video yo kubyina niwe wabasupportingaga bakundaga gukorana cyane Chrisizi afite imbaraga zigiye zitandukanye ku buryo kuba umustar atari ibintu bishobora kumugora cyane afite Junior Giti burimo neza Junior Giti bufite abahungu bose bagenda bakorera rapping Chrisizi kandi nawe akigaragaza mu bikorwa by'iyo agakora video nziza ari kumwe n'uwitwa Sami Switch binavuga yuko soon uwitwa Sami Switch muri Giti business ari hafi gusohokamo kubera ibyo nabyo nzabigarukaho hari bitari kugenda neza muri Giti business nta makuru ndi gukura imihanda avuga yuko uwitwa Sami Switch umwe mu ba director bakunda gufasha Chrisizi kumukorera ama video ari mu nzira zerekeza hanze gusubira mu bikorwa by'iwe yakoranaga n'umuvandimwe we uwitwa Sami na Sinda ariko ubu yitwa Sami Switch bitewe n'akazi ari muri Giti business yego mfasha rero Chrisizi we reka tumwimure ameze neza cyane yakoze amahit imyaka 2 yiwe yose arekura amahit song arekura azajugumira na Kevin Kade yakoze ibikorwa yakoze ibitaramo bigiye bitandukanye n'umuhanzi urimo neza ntago we tumutindaho yego mfasha rero tugiye kwinjira mfasha rero twinjire kuri Kenisoro twamugezeho Kenisoro ushobora wamwimuye Kenisoro naramwimuye yego ariko kuri iyi ncuro ndagira ngo tuze kugira ikindi kintu tumuganiraho ndahari rwose nanjye kutuganire sibyo yego Kenisoro movement yiwe yego ni nziza cyane ariko bivuga yuko nawe ntiyigeze agarukwaho na benshi bavuze kuri ya mwanya ajyamo wagakwiriye kuba urimo uwitwa Juno Kizigenza kubera iki se kandi Juno Kizigenza aruka no kugira Kenisoro afite indirimbo nshyashya yitwa ngo No One Kenisoro afite puta akajya twin one Juno Kizigenza afite puta Juno Kizigenza nase puta se yanuze sankuja subira inyuma gatoyi ugenda reba kuri platform za Juno Kizigenza ureba amahit yagiye akora oya kuba yakoze amahit ariko naheruka gusohora indirimbo puta isotse ryari puta ni ya Bulldog Tania Bulldog nukuri kwimana tubirebe mbikwereke se ahubwo umutasira byagenze biti hoya turareba ufite umaze kuza miliyoni urumva kuri platform ya Bulldog reba dore ngibi hano Bulldog official
kutadora ingezi congratulation kuri Bulldog Buda rwose uje 1M mu byumweru bitatu yego hano rero urumva iyi ni indirimbo yande ya Bulldog ni indirimbo ya Bulldog yego Juno Kizigenza rero reka nkubwire impamvu nagiye siwigeze wumva ku mihanda abantu bose bagenda bikoma abanyamakuru ngo niyihe mpamvu badatumira Juno Kizigenza yego icyo byagarutsweho na Yago ni wabagarutse avuga ngo Juno Kizigenza bamuzize iki ngerera iperereza namaze kuryikorera aha tubwire rero iperereza namaze gukora riri gutuma Kenisora ari kuguma muri movement turi kumubona mu bitaramo byinshi bivugwa yuko uwitwa Juno Kizigenza azira kukwerekana ubwendiscipline mu ba event organize kuko se kandi yego no gusuzugura byagenze bite bamutumiye mu gitaramo uwitwa Juno Kizigenza arangica aca amafaranga y'umugereka atabaho bagira naho bamwinginga bamubwira ati Juno Kizigenza amafaranga yanaya ayo mafaranga uri guca ntago wayahabwa akakanya arangije arigarika ibi bintu abanyarwanda mu byumve yego Juno yagize gutya barigaritse aravuga ati mugumane ayo mafaranga yanyu nimba mutayamaye mu byorere mushaka abandi basani mugirute mushyiramo ahita yitereka arigarika yereka abanyamakuru yuko ndetse n'aba event organizer amafaranga batanga mu bitaramo bari makeya we atayakorera urwego rwe atari urwo gukorera ayo mafaranga yego ubona ko ari bimwe mu bintu bitigeze bigaragarira neza aba event organizer n'abandi bakunzi n'abandi banyamakuru ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda yego ayo ni amakuru aturuka imihanda ni amakuru aturuka imihanda agenda avugwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye tutari buze gukomoza ku mazina yabo ufite ubwoba se nta bwoba mfite nabo ubwabo bafite platform bazaze babyivugire nje ndi kuvuga amakuru ari imihanda nyine wayavuze bikarangira ayo makuru ari imihanda nayo avugwa yuko witwa Juno Kizigenza kuba atagaragara mu bitaramo ari agasuzuguro yerekanye mu ba event organizer no mu banyamakuru abone kujya asuzugura yaciye amafaranga menshi bitewe n'amafaranga yari ari kwinjiza kuri Spotify na Audiomack avuga yuko we umufunga akorera kuri Spotify na Audiomack atari amafaranga amwemerera kuba yajya mu gitaramo bari kumuherezamo amafaranga makeyi bakamwira turabizi dore ukibuga cyacu Juno dore nibwo tugitangira kubaka ibintu mwana wa mama ihangane ibintu bizagenda biza yego Juno kubera umuhari na management yiwe boss na manager wiwe Nando utamenya nawe ibibazo ashobora kuba yaragiranye n'abanyamakuru bo muri showbiz yego nawe byagize gutya ababigiraho ingaruka zatumye badakomeza kugaragara mu mwandiko w'iki w'ibitaramo biri hano mu Rwanda we na Nando manager hari ikintu kigeze kuba sinzi nimba wibuka igitaramo kigeze kuba uwitwa Kenisora akagira gutya agaserera n'abari barimo ba David bayingana mu gitaramo cyari cyabaye muri BK Arena sinzi nimba uzi ko byigeze kuba yanze avuga ko atari bujye kuri stage atabonye amafaranga witwa Kenisora nawe bikaza kurangira hari ukuntu asubiye nyuma kaza gutekereza agasanga yuko kwirya kuba event organizer no kwanga kutumvikana bishobora kuzamwicira movement arigarura yiyunga nabo kugira ngo agaragare Juno Kizigenza nawe rero wamfura we mbabarira kuri iyi ncuro nkubwire ngo mbabara wicare wige urebe ikibazo waba ufitanye n'abanyamakuru aho kiva kuko ibikorwa byawe ni byiza turababona hari n'abandi bahanzi benshi cyane bari batagaragara mu bitaramo kandi nabo bakoze uretse gato tukiri kwicara yego tukiri kuri Juno Kizigenza aho banyamakuru yenda tuvuge ko afite ikibazo da sibyo yego ni nabana mubwiye byibuze ngo amana amezi 8 adasohoye indi ndirimbo ariko yari yasohoye album sinzi nimba warabonye album yasohoye umuntu arayibonye ariko yari yasohoye album ubwo afite n'izindi projet ari gutegura kandi ubwo nizere ko kuko album yiwe yararebwe cyane siwe muhanzi se twagize album yiwe yarebwe kuri Audiomack na Spotify cyane nakunzemo indirimbo yiwe ya Danje iyihe iriya ndirimbo ye hagira ngo ahita ahungura abahungu nje nakunze ikirara kuri ikirara nyine urumva ibyo ngibyo reka tureke kubitindaho ahubwo Juno tumubwira ati Juno icara wige rwose ufasha abanyarwanda yego Audiomack na Spotify ishobora kubiguha amafaranga menshi ariko se Juno koko nimba baguhamagara ugaca miliyoni 20 kuri show imwe ukaba ushaka kurya amafaranga ngo ngayo bahaye abandi bantu koko Juno ubu koko tuvugisha ukuri ubu koko umuntu utegura igitaramo hano mu Rwanda ku buryo ashobora gufata abahanzi akagenda bahereza miliyoni 20 byonyine iyo population yacu ayo mafaranga iba yayinjije
nabanza ngare population n'amastade dufite ari gabanza avuga ati bende iki gitaramo kirimo abahanzi bende 10 ndajya kwaka miliyoni 20 muri aba bantu ibyo bintu koko bizabyara iki hari amafaranga ujya kwaka ukabona ko nawe ayo mafaranga uri kwaka hirwa rwose ubona ko n'umuntu wateguye icyo gitaramo nawe rwose ubona ko nta kintu kirimo ukaba wabikorera abafana Juno kizigenza icara wige wicare na management yawe mwiga uburyo mugomba gutangira kwitwararika ndetse no kureba uburyo mugomba kwiga kubana neza n'abantu nandosha anakomeza kure cyane anakomeza kure cyane arakora ntako se arakora ariko ntago na wamwumvishije muri korabo yanuze ya bwebwebwe na ba Bruce the Face nari muri putase nese ku cyo uzuvuga ngo nuze ntakora ko uzuvuga ngo ushari yamaze yadakora ushari we namakuru yakoze yarakoze ubwo nyine tari tekinike yabayemo kuba Juno tutaramubonye izo katanange nizo nyikiri kwigaho ziba muri uyu muziki ariko urebye ngiye ku ruhare rwanjye ndebye kuri iyi recruitment yabaye muri wacu na muzika ndabona nta hantu nahera keretse wenda haje mu ndi mu event organizer agategura show izazamo abangaba ba yampano hakajyamo ba Kidi undi muhanzi wundi suri muri muvuye uretse se kuvuze ngo yampano Kidi gusa se yampano Kidi gusa ese so abahanzi rega iyo turi kuvuga abahanzi turabahanzi bari muri move yego nazewe kizo trap muri hip hop yego hari reka nkwereke sibyo hari yampano hari Kidi hera kuri Kidi yego Kidi kuko nawe ufite indirimbo yarebwe cyane muri abo ngabo hari Kidi yego hari yampano hari na Zeo Trap ubu si butuvuga ariko Zeo Trap ura ntiyaza mbere ya yampano Zeo Trap ashobora kuza mbere ya yampano turebye fama uburyo fama oya turebe injyana ziratandukanye okay injyana ziratandukanye twamuvuze mu baraperi yaza ari uwa mbere Bulldog na Bulldog arimo Bulldog arimo turi kuvuga muri aba bahanzi bameze nk'aba upcoming muri game bigaragaje Kidi yampano Zeo Trap arundi musani twavuga uri muri move tumva oya France Mundu sasa afite indirimbo mu bakobwa nzi ya ndimbo yitwa nza gutegereza ariko yazamo ntaribe France Mundu yaza ariko muri upcoming abo bantu uze kubimura nabo reka tubimure abo bantu bimure reka Kidi tumwimure yampano tumwimure Zeo Trap tumwimure na France Mundu tumwimure numwe mu bakobwa ubona ko bafite icyitegererezo nceretse nawe nataturambira yego nadahura nabyayo reka twinjire rero muri chapitre ya 3 chapitre ya 2 yego aha kuri chapitre ya 2 nta kintu uraza kumbwira yirwa urigaritse aho ndaza mvundereza aho ndarekura kukangaho ndaza kurekura unasiribanga nta gusiribanga turagaragaza fact mbere yo kugira ngo njya kuvuga ku ndirimbo ya Bruce Melodie ndabanza mvuga ku makuru nikuriye imihanda abantu ku bintu bimaze igihe biba kuri Bruce Melodie byatangiye kuvugwa yuko ngigihe kigeze ngo Imana imugaragaze nawe ngo ubugome yakoreye abantu oya hari ubugome yakoze se Bruce Melodie cyane bigenda bivugwa Bruce Melodie akakanya urimo kuzira uwitwa Piano de Groovement akaba ari kubazwa uwitwa Fazo akaba ari kubazwa uwitwa Majide Black akaba ari kubazwa uwitwa Yago Pondati oya se kandi Yago cyane bivugwa yuko aba bantu uko bageze gutyo kuri uwitwa Piano de Groovement numwe mu bantu bafashije Bruce Melodie cyane urabyumva ndabyumva numwe mu bantu bafashije Bruce Melodie yego Fazo numwe mu bantu bafashije Bruce Melodie yego wagera kuri Yago Pondati numwe mu bantu nawe bakoranye ibiganiro bigiye bitandukanye kandi wanamufashije cyane kuko bose bari inshuti yego ejo bundi mu kiganiro nabigarutseho ibyo bintu mbivuzeho bamwe ntibabigira ntibabyumvamo cyane kubera ko nta mwanya nari mfite kugira ngo tubisesengure tunabyinjiremo cyane yego uyu Bruce Melodie aba bantu ba Piano kuba ari bo bonyine bamufashije na ba Majide Black urabizi yuko zimwe mu ntandaro yego mu makuru nikurira imihanda uvugisha ukuri yego nikurira imihanda bivuga ko zimwe mu ntandaro zituma uwitwa Bruce Melodie atumvikana n'uwitwa Majide Black dore breaking news ngiyi gitange bivugwa yuko uya Majide Black ngari we
ayo ni amakuru nk'uri imihanda mu mbabarire n'ibivugwa bivugwa yuko mu bintu bya mbere ngo bapfa ari uko ngo Ama-G The Black ashobora kuba azi amakuru ya Bruce Melodie yuko ari we wamwerekeje ku muganga sha muganga w'iki abaganga batera ibironda ngo batuma ngo umusani ngatwika kagenda kamamara uvuze ngo Ama-G nawe yajyaga muri abo ngabo se ngo mu baganga Musera bibagiye ngubu ntabwo uzi witwa Makaca ajya kwa Rugagi kwa Pasteur Rugagi akavuga ko kugira ngo Just Family ijye muri gumaguma ngo babanza nga kujya mu bapfumu oya ibyo nabyo nibyo bivugwa ibyo ni bimwe mu bishinjwa kuri Bruce Melodie byagiye binagarukaho cyane abantu bagiye barekuraho babivugaho cyane bamwe mu bantu babitsimbye baba bari hakuryaho abavuzasi baba bari hakuryaho bagenda bavuga ati Bruce Melodie ngo nyuma yuko ngo yifashishije ngabaganga ngo bagomba ngo kumutera ikironda ngabaganga ngo bahise bamutegeka ngo kureka inshuti ziwe baziranye oya iyo niyo breaking rero iri imihanda bikaza kugarukwa nyuma yuko bavuga ngo Bruce Melodie kubera kuva cyagiye yajya mu gitaramo cy'iwacu na muzika Nyagatare ubwo yageraga Nyagatare urabyibuka ko abantu bavuga ngo turashaka yago yavuga ngo Primus abandi bakanga ngo yego ibyo rero ni bimwe mu byagarutsweho bahita bongeraho kuba Bruce Melodie ejo bundi yaragiye Ibugesera imvura igahitigwa akabura uko bigenza akaza akabwira abantu kuriya akaza akabaririmbira live kuriya bikagenda kuriya byagiye bigarukaho cyane sinzi nimba ujye ukurikira kuri Twitter abantu babagenda bandika amagambo nagiye gusoma muri comment z'abantu mbona akabanyarwanda abakoboyi namwe bagira kabisa bavuze nguki ngoya ngo ubukigiye ngo Bruce Melodie ngigiye cye kirageze ngubwo ngo ngo babapfumu bajyamo ngo ugiye cye kirarangiye ngo yarangiye ko akajya kuri stage muri kagwasa ngo kubera ko yagiye ngo kuri stage ngo imvura ikagwa ngo no kubera yuko ngo yagiye ngo Nyagatare ngo bikanga ngo shoye ebyiri zose ngo bamuvugiriza induru ngo uko biragaragara yuko ngo Illuminati ngo yamaze ngo kwisubiza ibihembo byaje bayaseka umuntu kugira miliyoni views mu ndirimbo minsi 2 views miliyoni views yo iriya miliyoni yo yabonetse abantu bugira ngo bari kuyivuga si bari kuyivuga ukubiri bamwe bari kuvuga ko yifashishije ya hashtag ya boost yo kugura ama views yaba ya boostinze akagura zira views ese ubundi bwo koko buretse ko abantu nanone ba muri showbiz n'abana kenshi bakunda kudukurikirana rega na zira views zigura amafaranga menshi cyane ho na zira views ziba zatanzwe amafaranga utagira ngo nabantu benshi bapfa kwipevera kugura views zira views rega kuzipevera ukazigura nabwo na amafaranga uba washoye nabwo uba washoye nabwo na amafaranga ariko nanone ndagira ngo mumfashe tukiri hano kuri Bruce Melodie twinjire kuri iyi ndirimbo yiwe iyo foto kuko ni nacyo kintu cyanzanye yego ndabyibuka na breaking the news ndakura rokete kuwitwa Bruce Melodie nyimurekurira muri The Choice yicaranye n'uwitwa na Emirene hamwe na Philipita na Babu Rwanda yego ndangije ndamubwira tumusa yego wakoze video nziza ariko se koko nimba ufashe miliyoni zigera muri 38 gutyo miliyoni 50 ugafata proje ukayijyana muri Nigeria ahantu ugiye kuyikorera abo bantu batazapromoting iyo ndirimbo utari no gufasha bano ba director bo mu Rwanda kandi nabo bafite ubushobozi bwo kuba bakora ibi bintu si ukubatesha agaciro no kubasuzugura ibyo ndabivuga bamwe baba batangiye kuntera amabuye ngo nugu promotinga ngo nukugira ngo bazamure ngo ibendera ry'igihugu iyo urayizamura sinwarizamura no mu Rwanda yego wamfurawe none ubu nitugera kuri iyi ndirimbo ifoto yakoze ndagira ngo abanyarwanda kazi cyangwa se bakunzi ba showbiz mumbabarire mugende murebe indirimbo yitwa Sowe munafata iyi ndirimbo bita ifoto munyereke indirimbo irenze kurusha yindi turebe video first of all urebe iyi video ndagira yifoto ndagira dushimire bano ba director bo mu Rwanda batagira amashyari bafatanyije nimba koko director Faizo numu director umaze imyaka myinshi cyane ni nawe director wakoreye Bruce Melodie ngoma nyinshi za uzandabure Faizo the big pro niwe wamukoreye video yego ndumiwe nazo izo ngoma zose niwe wagiye uzikora kuba yamugiriye icyizere akakanya agafata Faizo
umaze iyo myaka akamuhereza proje yiwe na Bien-Aimé wo muri Kenya, proje Faizo aravuga ati iyi proje mbonye nanjye nta kindi kintu ndi bukore, ndahita mfata uyu mupeti da West, nzane Oscar nzane Taheri, yego, nzane na Njuga cyane, Njuga kuri lighting, Taheri Vision muri shoot we na Oscar na Faizo muri Faizo yari director, undi ari Oscar ari assistant director, DOP yari da West nawe ni DOP mwiza cyane, sibyo cyane. Aba bantu aba bose mubona aba ba director mwese tuvuze hano, yego, ubaka kanya impamvu nje Bruce Melodie ndaza kumushimira kuba yagiriye icyizere bano ba director bakamukorera video nk'ingiyi, bigiye gutuma n'aba director bo mu Rwanda bahabwa agaciro cyane. Nimba mwafataga miliyoni 50 mukazifata mukazijyana za Nigeria gushutinga, none subaka kanya mubonye amafaranga yanyu atarapfaga ubusa, kandi wasanga yaratanze nka miliyoni 10 aho ngaho. Ahangaha ni nka miliyoni 10 kuko urumva aba ba director nabo baravuze ati indirimbo ya Bruce Melodie na Bien-Aimé ni indirimbo iraza kudushyira natwe kuri standard cyane. Ubaka kanya nimba ari abanyamahanga bakunze ira ndirimbo kuko indirimbo yujuje miliyoni, yego, ifite likes zingana kuri 30 na bingaye na comment 300 yego, ni indirimbo yagoyinze viral. Urumva ko nimba muri description yashimiye bano ba director bo mu Rwanda, yego, nta kibazo bigiye kuko urumva ni impamvu nyine yashimiye Faizo ni kari we yahaye akazi, yego, bariya nabo bazashimira Faizo cyangwa Faizo nawe ni ufite uburenganzira bwo kuzajya muri interview akabashimira kuko nabo bamufashije, yego, bakoranya ko kazi. Kandi nubundi ngewe impamvu ndaza gushimira Bruce Melodie ahangaha akoze ikintu cyiza cyane kuba afashe aba ba director bo mu Rwanda akabahereza proje nabo bakicara bakayikoraho, ubabazamuriye credibility n'icyizere cyo kubaka kanya bashobora kuba bakaapproachinga na Diamond ndetse n'uwundi muntu wari we wese, none bakaba bakora proje ndende cyane. Ibi reka tubishimire kuri Bruce Melodie hano, reka tumushimire. Bruce Melodie hano ninjya kumuha amanota ndaza kumuha amanota tuzuye. Kubera iki? Ntabwo namuijana ku ijana. Yarafashe video yasowe akayikura inka akajya kuyikoresha hakurya iri yari amafaranga, ayo mafaranga yashoye yari kuyakuramo izindi video, kandi umva aramukewe akabyumva nta kibazo kuba yarabyumvisha yarica yariga, ariko basi kuri inshuro reka muhereze 80 ku ijana. 80 ku ijana, yego, kusema kunyere mwimiki 20 nyamwimiye yuko ejo mu gitondo ashobora kubyuka akongera akahita yongera gufata ya mafaranga akayashyira undi muntu wo hanze asize abangaba kandi bamukoreye proje tumuha 40 ku ijana cyo uyu munsi arimuka kuri inshuro arimuka tumuhereza 80 ku ijana, ariko na Wizoveni na agatego tumuteze, yego, tumuteza agatego ko kugira ngo turebe yuko ubutaha azongera agahereza akazi bano ba director bo mu Rwanda bamukoreye bino iyi video, kuko iyi video ni nziza irahesheje agaciro abandi aba ba director bo mu Rwanda. Breaking news rero, nyuma yuko kuwa kangahe cyageje bundi kuwa gatanu ndekuye rokete kuitwa The Ben utari wasoye video, ubu tuvugana iyi minota tuvugana uwitwa Tiger B The Ben ari gushutinga video y'indirimbo bita Pretty. Iraza kubirenze video iyo ni breaking mbahaye, nyuma yuko aba ba Faizo ndetse n'abandi ba director bamaze kugenda bigaragaza. Ubu hari undi mu director umaze imyaka myinshi hano mu Rwanda ubu tuvugana uri gushutinga Tiger B video yiwe, naye yekure mu Rwanda n'umuntu wo mu Rwanda cyane, none watangiye gushyuha. Aha rero niho tugiye kwicara ngo dutegereze turebe video ya Bruce Melodie yamaze guca ibintu yujuje miliyoni ifunzemo boku imwe n'ijana. Ubwo reka natwe rero mu mwandiko wacu tugiye gufungira dutegereze uwo The Ben wacu Tiger B, tumutegereze tumenye ngo ese koko video yiwe yo iraza imeze gute kugira tuyikompete niya Bruce Melodie. Ari naho bose nzabafatira kuri izo guragura views abantu bavuga, izo guragura views nizo nshaka kureba, nareba ko na BDB nazazigura. Ninde waguze views? Nibyo bari gushinja Bruce Melodie.
kugura views ngo yaguze views kandi ni ujya kureba abo bantu bari kuvuga ngo yaguze views nago video yahuriwemo abantu bangana kuri ya bose bagiye bayisharinga iraza kubura views ntago bishoboka urebe bienemye numwe mu bastari guturuka muri Sauti Sol mu gihugu muri Kenya arazwi ubu nimbwira ngo bienemye indirimbo yashize kuri platform ziwe yayikoranye n'umunyarwanda kandi umenye ko Bruce Melodie ni umuhanzi ufite izina muri Kenya aheruka gukorana na Calligraph John proje nziza ariko bakakanya Bruce Melodie nimba yongeye gukorana na bienemye umenye ko ubu muri Kenya yamaze kongera kwipanga akazi kandi urabizi kakunzwe ejo bundi basohora Fude tuwabonye media yakoranye na Prince Kids cyane ubona ko ari proje nziza bari bipanze ibyo byose rero nugenda ukabara abo bantu ukabara abantu bo muri Kenya bazi Bruce Melodie byokiyongeraho ko yakoranye na bienemye kuva muri Sauti Sol ni indirimbo kuko igomba kurebwa Sauti Sol ni itsinda ryari rifite izina rikomeye rinini cyane kuba bienemye yakoranye na Bruce Melodie hari korabo wumva ukumva abantu bahuje imbaraga ukavuga ati korabo ni simutsiga ubu Bruce Melodie wamaze guhiga gahigo nkako Meddy yigeze guhiga mu minsi mike siwe nawe Meddy wigeze kuzuza miliyoni yigeze kuzuza miliyoni ku munsi Bruce Melodie wamaze kugira nawe wamaze kwipanga ko kazi akahigo yagahize reka dutegereze The Ben uri gushutinga video twibaze ndetse The Ben ese koko nawe uraza kudukubita miliyoni 5 umunsi umwe mu Rwanda turi bangaye haje miliyoni 13 na magana miliyoni 5 umunsi umwe ubu twese turindira indirimbo ya The Ben umunsi umwe none se ni iyihe ndirimbo ubona itegerejwe umunsi umwe nimba Bruce Melodie asohoye iyi video The Ben yasohoye visualize ira vijo yiwe kandi wabonye ko nayo iri kurebwa igeze nko mu bantu 500 ntaguryo oya na 500 ntayo reka turebe The Ben sisi tuba dufite telefone The Ben na 500 reka turebe internet irahari nazo muri akareye byari 200 ngagenda bibaye byinshi byabaye 500 reka turebe nkukuri ntago nakubeshya reka turebe The Ben The Ben ngo hano kanya ari kari kwicara kiga Brent ifite 266 yego mu minsi 3 iya Bruce Melodie iri muri miliyoni imwe n'ijana yego nta kibazo urumva ko wenda ntari bikuba ari na visualize ifite ibyo 200 nabonye kuri TikTok imaze gutwika imaze kurebwa n'abantu benshi iyo ndirimbo ngaho reka dutegereze video yayo hirwa nabwo tuzagaruke tuyisesenguraho tunarebe nabo ba director tunarebe n'abantu bayigize icyo bayikora abo nabo tuzajya tugenda tubagarukaho tumenye n'agaciro kabo yego tukiri kuri TikTok yego aho ngo waruvuze yego Bruce Melodie akicara kiga kuri nuza kuri The Ben cyane rwose nibyo ndi kukubwira ngo nimba indirimbo yasohoye visualizer akakanya kuri TikTok ikabiri kurebwa ese koko The Ben araduha video ingana gute iri kuri karite ni lyrics ni visualize n'ubundi nta kibazo cyayo naribi ahubwo none dutegereze ngase video yo iraza imeze gute reka twitega amaso breaking news rero yego ubivugwa yuko uwitwa Pamela yamaze kubona visa soon nyuma yuko The Ben azamara kuronshinga album yiwe izabera hano mu mwaka wa 2025 ubwo azaba ari kumwe na Otile Brown na Diamond bagomba guiteberekeza mu gihugu cya muri Amerika nta kindi kintu buriya cyari gitumye The Ben amara iminsi ari naha iyo ni breaking bahaye ntago ashaka kwisigira soon azahita ajyana na sheri wiwe ntago ako subundi mwashaka ko The Ben abasigira icyuma cyiwe mugatangira kumuzengerereza umugore mumwihamagaririshwa mumwandikira za message na marokete mwagiye murekura kuri Pamela Shawa The Ben uza marokete mwamurekuyeho uzi ibintu mwagiye muvuga ubwo The Ben nanjye ndimo murekuraho rokete mubwira ati ni gute umwana umudusigiye kutamukorera igikura gikoze uzi nigiye mwamaranye mugiye mu murenge mutarakora bibi birabaye turabategereje The Ben mbabara utwiterekere mu muzigo uduhereza album yawe wifatira ikizuba cyawe cya Pamela Sha kijyanire USA wamfura urakoze cyane wamfura thank you yego